mu by'ukuri itore presbyterienne rifite igihombo cyo kuba ribuze umukristo waryo. ntare ntukabura umuhigo ntare ndi umwami w'ishyamba nitwa ndi ntare TV ni umurongo. Reka twongere tubasuhuze mwese abakunze gukurikirana ibiganiro bya Ndi Ntare TV. Hano turi mu karere ka Kamonyi, twaje gushyigikira umuvandimwe wacu Marceline wabuze umubyeyi wiwe. Ntabwo rero byoroshye, kandi twese nk'abanyarwanda ni muze dukomeze tumufate mu mugongo, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye. Urumva kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gishobora kuguca intege mu buzima bwawe bwa buri munsi. So rero naho ngaho turi, mukomeze mubikurikire, turahari ku bwanyu. Murakoze cyane, turi kumwe, reka mukomeze murebe. Ubu ngubu hano turi yaramaze kugera mu modoka umurambo, harabura rero kumugeza ku irimbi. So rero byose ni mukomeze mubikurikirane. In the calm of twilight, when your night's been so long, you try to do right, but everything turned out wrong. When I need or want you, you're never too hard to find. I know the places that you like to hide, and we'll go there side by side, you and I, our breath dancing into the night. Ahangaha twari turimo turazamuka twerekeza ku irimbi. Murabona ko igikorwa kirimo kigenda neza. Murabona yuko uyu mubyeyi yari afite abantu benshi bari bahuruye bo hirya no hino muri uyu mudugudu, bari inyuma y'umudugudu bose bari baje gutabara uyu mubyeyi, kuko benshi mu buhamya barimo bari gutanga ubuhamya bavuga yuko yabanaga neza n'abaturanyi, kandi akaba n'intangarugero. Abana baje, abakecuru n'abasaza baraza, abasore n'inkumi bose bari baje, nk'uko murimo muragenda mubibona, abaturutse za Kigali ndetse n'ahandi hantu hose. Murabona yuko bari baje kwitabira cyangwa se kuza gufatanya natwe, nk'uko murimo muragenda mubibona. Ubu turimo turazamuka rero tugana ku irimbi, nk'uko murimo muragenda mubibona. Natwe turahababereye gatanu ku kandi. We spent years in training. Hano tugeze ni ku irimbi, abavugabutumwa bari bahageze ndetse n'abapasiteri, by'umwihariko bari buze gusengera umurambo. Nguko rero igikorwa nyamukuru kiratangiye. Ijambo ry'Imana ndimba 396 ngo niwe abizera bazajya kuba nihe habizera bazajya kuba muri isi naho tuzakirira, ntahantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta
twabihungira naho mw'isi naho mw'ijuru niwabo wabizera naho mw'isi naho mw'ijuru niwabo wabizera tuzimuka mwese tugera iwacu heza twubakiwe n'umukiza ku Mana yacu hari amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahora niho iwacu n'ubuturo tuzahora bwiza urupfu n'ibyago ntibitsinda abashaka ubugingo budashira kubora ubwo dukorera umukiza aza tugororera mu ijuru tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa ubwo buntu bwinshi busaga wewe n'Imana ihoraho kubwo buntu bwinshi kandi uradukunda Mana n'uhimbazwe turi hano kubwo uwacu wadukuwemo imitima imwe irakomeretse indi ifite amarira indi ifite ubwoba ndetse irihebye ariko Mwami Imana yacu turagusabye kugira ngo umwuka wawe wera yururuke akomeze ahumurize iyi mitima y'abavandimwe kandi ahumurize iyi mitima y'imiryango ndetse n'itorero. Izina ryawe nirishimwe Mana. Ijambo ryawe ritubwira yuko mu bibazo byose tugomba guhora tugushima. Turi hano kubw'uyu mubyeyi wacu Mwami Imana yacu wadukuye. Reka buri mwe wese yigire muri ubu bukwe bwa gatatu bw'uyu mubyeyi nyiribihe. Aya matwi yacu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. hanyuma hari igihe umuntu agira ibibazo agapfusha umuntu hanyuma yarira bikaba ngo hura nibyo kumubyaho nahure ndaceceke nahumure ni ngombwa ariko kandi urupfu ryo kintu cya mbere gishegesha abenshi kwakira inkuru y'uko umuntu wawe yapfuye harimo abikubita hasi bari bahagaze harimo abazungera harimo rwose mbese mu magambo urupfu nta muntu utagiraho ingaruka na ba bandi mubona tukavuga ngo bari bakomeye cyane nabo ntabwo wakomeye cyakora mu kinyarwanda twavuga ko ari ugushinyiriza mu kinyarwanda wavuga ko ari ugushinyiriza urupfu rero ni ikintu kibi cyane umuhanzi w'umunyarwanda umwe witwa Byumvuhore ngo yararututse ariko n'ubu ntizakunda hanyuma urupfu rero dukwiriye kubana narwo ariko turashimira Yesu ko yarunesheje umunsi yazukaga Imana yacu ishimwe hanyuma nk'uko turi mu ijambo ry'Imana nagira ngo nsabe abantu bose bambaye ingofero rwose muzikuremo wenda urabo biraza kubangamira sinzi uko bigenza ariko uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana umuntu ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda agiye kuvuga dufite uko twitwara hanyuma rero hagiye kuvuga umuntu ukomeye ku isi yose n'u Rwanda rurimo uyu mwanya nowe rero ijambo ry'Imana tugiye gusangira turisanga mu gitabo cya Zaburi igice cya 90 umurongo wa 10 n'uwa 11 ndetse kugeza ku wa 12 Zaburi ya 90 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12 avuze ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70
ariko kandi tugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe uko ukwiriye kubahwa? Utwigisha kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Twakeneye ijambo ry'Imana. dushimiye Imana. Kubatabaye baturutse kure, nitwa Dieudonné, ni umushumba wa paruwasi ya EPR yitwa Kayonza, ikora muri umurenge wa Kayenzi n'akagari ko mu Kanyamirembe. Mu by'ukuri itore presbyterienne rifite igihombo cyo kuba ribuze umukristo waryo. Ku myaka amaze kutubwira 82 yari afite, Bibiliya yatubwiye ngo imyaka umuntu azamara ku isi ni 70 gusa, niba myinshi 80. Akantu karimo kagoye ni ukuvuga ngo ibyiratwa byayo byose ni umuruho. Imyaka 70 cyangwa 80, ariko ibyiratwa byayo ni umuruho gusa, ni umuruho gusa. Mukanya ngiye aho yari atuye hariya hepfo Imuza, vuye mu rugo, umumotari yantwaye tugera tuganira ukuntu abantu bageze muri iyi myaka niyo yari afite, usanga bamwe batangiye kwibagirwa. Hariho twaganiriye ufite umuhungu utuye Kayenzi, araza muri we akamutumira, akamwohereza moto ikamutwara. Yaba ari mu birori akavuga ngo umuhungu wanjye rwose ngo sinzi icyo yabaye, ukubona atumira agira ibirori ntabizemo. Umwana wanjye yarananiye kubona agira ibirori ntabizemo, kandi rero bamutumiye n'ibyo birori babibanyemo. Murumva imyaka twaba twerekezamo. Hanyuma rero biratugiye ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Muririmbyi yaravuze ngo ntabwo nzi iminsi nzamara ku isi, nta nubwo nzi igihe nsigaje ku isi, ariko niba iyo minsi ari myinshi ntizapfira ubusa, niba ari na mikeya ntizapfa ubusa. Yesu nashimwe. Nanjye navuga kuri mama cyangwa se nababwira, ni ukuvuga ngo yararwaye. Abantu duturanye hari Imuza barabizi, araremba mu gihe cyashize, ageze aho aroroherwa, arakira, arahinga, akora imirimo. Ageze aho arongera ararwara, ariko mu burwayi bwe yakundaga kuririmba indirimbo ivuga ngo niyo mu Gaturika ngo ni wowe rutare rwanjye Mana yanjye, ni wowe wiringiye, nzaguhanga amaso buri gihe, ngusaba imbaraga maze nsinde umwanzi. Haleluya. Amen. Akongera akaririmba indirimbo nanone ivuga ngo kubera Imana turaryama tukicura. Noneho ageze aho mu minsi yo kongera kurwara nkajyayo, noneho nkamubwira nti ngaho ndirimbe, kuko yari afite amakorasi amwe ntabwo nyibuka yagendaga amuzamo. Noneho namubwira nti ngaho ndirimbira, akambwira ngo ya yindi ivuga ngo nimara kwambuka, ngo nkuko Miriyamu yaririmbye amaze kwambuka, simuyizi, ngo ningera mu ijuru ngo nzaririmbira Imana, ngo nkuko Miriyamu yaririmbye amaze kwambuka. Ubwo rero ikintu cyantangaje, ubwo mu minsi yashize nyine yari yararwaye, noneho araremba. Hari hashize ukwezi kurengaho, yafashwe ibikoresho 3 ni mu kwa munani, mu z'ukwa karindwi. Ubwo yaramaze yendaga kuzuza amezi 2. Ageze aho araremba cyane ku buryo atavugaga, cyase beno ibyo kurya byari bimaze kumunanira. Ikintu rero cyantangaje, ku cyumweru nagiye kumusura, abantu duturanye barabizi, bari banantumye, ndavuga ati ndumva ntagiye umuntu ndajyayo. Bagezeyo ninguye mbona aragize gutya arandebye. Noneho ndamubwira ati rero mama, hari n'indi ndirimbo yakundaga
ya yindi ivuga ngo ntumiteho mukiza ngo ukonganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige none ubwo ndayimuririmbiye ukundaga kumuririmbiye ndamubwira ati rero ubu ngubu iki ni igihe cyo kubwira Imana ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige ahita azamurirwa arambwira ngo yego ndabyumva ubwo nkora ibyari binjyanye nditahira ubwo natashye ku cyumweru nimugoroba nageze mu rugo nka saa moya zarenze navuye mu rugo saa 12:20 niho navuye kwa mama urumva nageze mu rugo saa moya kuko nzamuka rya Karimira ivuba bwije ubwo nijoro nibwo bampamagaye bati byarangiye ubwo mu by'ukuri ndumva ntacyo navuga navuze nti uko biri yarwaranye ibyo byiringiro nayo makorasi akayaririmba kandi ashaje ngewe mwe ntayazi indirimbo zo mu Gaturika nuko Imana ibahe. Fighting battles uphill when care is heavy and getting heavier still. If you need or want me, I'm never too hard to find. You know the places that I like to hide, and we'll go there side by side. You and I, our footsteps in perfect stride. Nibwaza kugeza mwijuru usora amahoro unyumuamaso When I need or want you, you're never too hard to find. I know the places that you like to hide, and we'll go there side by side. You and I, our breath dancing into the night. n'abandi bafite indabo n'ubundi bari abandi bafite indabo baziranye Gardens you water survive. You and I, and the love that you nurture will thrive. ababuze kubazo bazashobora n'abaho bateguye Two hearts beating in perfect stride. yego hanyuma n'abandi bafite indabo ubwabo zishyiraho kubaha umwanya. We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still. yego hanyuma mu izina ry'umuryango bari basabye ko tubatangira ubutumwa burimo kubashimira mu
umuryango urabashimira ko mubafashije muri iki gikorwa gikomeye kandi babihaye agaciro. Namwe aho muzagira ibyiza ibyago bazabana namwe, ntimuzagira ubwoba bwo kubatabaza. Kandi nyuma yo kuva aha ngaha turasubira mu rugo, aba ariho dukarabira, babasabiye umugisha mwitukuye ku Mana. Hanyuma reka dufatikanye gusenga isengesho ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nyuma turaza kubasabira umugisha w'Imana.